yarabikuye yabona aryanya ahantu muri hoteli mu cyumba cyiza amashuka y'imyeru iki byose hari televiziyo mu cyumba hari AC hari atekereza hano nahageze ne yego ariko asanga yahanyaye koko ubona amafaranga ukagura limuzine kantu kuburara ko mu dayimoni uruva pasiteri niba yatokesha abadayimoni bakiruka bagasanga hari umwana we uri ku muhanda urumva umudayimoni ajyaje cyane n'abana batari mu rwigero ruto kandi baba mu mafamiye meza kandi barimo gucinduka so ni ibintu bibabaje cyane. twongeye kubashimira mwe muteze Umuzi TV nk'ibisanzwe turacyari babiri ni best manager hamwe na Raj ariko by'umwihariko ndagira ngo abibwire kugira ngo mwumve ubundi umuntu turi kumwe 5 nindi. Yego so nitwa best manager uyu munsi nta murari nyinshi mfite ntago ndivuge cyane so ntago nishimye byahatari kubera impamvu y'imfu z'abana bato zimaze iminsi muri ku mukobwa wapfuye hambere yaregisoye abavandimwe b'abahungu babiri ejo bundi hapfuye umwana w'umukobwa muri umuna wa Shanita Miss East Africa hapfuye umuhungu witwa The Kid umwana twakunda kubona hano witonda byahatari hari barapfura urubyiruko abana batoya bakabaye bafitiye u Rwanda akamaro sinzi ngo ni ikibazo cy'ubusinzi sinzi ni ikihe kibazo hari ikibazo cy'abana bato barimo gupfa bakindutse ku buryo ari igihombo cy'igihugu. Yego birumvikana cyane byo amakuru amaze iminsi acicikana 5 ariko ni ibintu biba bibabaje ntago numva ko umujene nkuriye yakagiye ariko ntago tuzi igeno ry'Imana bura hari ukuntu Imana ibikora ya Imana ibizi impamvu ikibabaje cyane kuri uriya mwana ngo ari no muti wari warapfuye umwaka ushize kandi ngo mu kwezi kumwe itariki zimwe ngira ngo sinko ariko cyangwa se ni mu kwa 10 no kwezi kubi kuri uwo mubyeyi. Yego so ariko mboneraho kuganya abamotari bamwe nshimira benshi badutwara ariko nk'umumotari ufata umuntu wabonye uriya mwana yakoze accident yitwaye. Yego yarahetse umumotari mugenzi we. So umumotari rero abakwiriye kwamburwa uruhushya rwo gutwara ndetse agafungwa niba atarapfuye kandi ntago yapfuye nicyo gitangaje. Yego reka wenda nangire nk'ibisanzwe mbabwira ko buryo ubuzima n'ubuzima kandi ibyiza n'ibibi byose bihora bisimburana niko umuhanzi umwe yigeze kuririmba w'umunyarwanda ibyiza n'ibibi birasimburana rero yaba wowe wumva utameze neza yaba wowe umeze neza shima Imana kuko uyu munsi n'uwawe ariko ejo naguzi. Reka rero twanzike tuganira kuri ibyo bintu ariko dufite n'izindi ngingo nyinshi turi buze kuganiraho 5 ndabizi ko muri buze kunyurwa ikiganiro cyacu. Dufite ingingo nyinshi turaganira kuri Sarongo uri mu maboko atarayo Sarongo witabye ubutabera arafunzwe so ngira ngo araza kuburana sinibuka neza ariko niba atari uyu munsi ni vuba. Yego reka tite tuno mwanzikaho wamunga ni Sarongo ubundi murabizi ko mu minsi yashize cyangwa se mu bihe byatambutse ngo n'umuvuzi ngo n'umuganga ngo n'umupfumu. Okay hari ibintu banasobanukiwe neza ntago nsobanukiwe ubupfumu uburyo bwemewe mu Rwanda cyangwa uburyo butemewe nando nsobanukiwe uburyo bapimamo igipimo cyo kugira ngo yemeze ko uyu mupfumu yuruje ibyangombwa cyatabyuruje cyangwa sinsobanukiwe niba leta y'u Rwanda itemera ubupfumu ariko nonyumve nabi kandi n'abadukurikira banyumve nabi bavuga ko abavuzi ba gakondo baremewe mu Rwanda nuko twe wenda dushobora kuba dukoresheje ngo umupfumu ariko bo bita abavuzi ba gakondo kandi ubwo buvuzi buremewe kandi bunatugirira umumaro urabizi. Simbizi ndajya kwivuza mu bapfumu cyangwa mu bwo buvuzi ariko wenda ushobora kuba uri umwe ariko hari benshi babikora. Ntabyo nzi ko sindababona bagiye ariko byanze kuze kuba bahari n'abajyayo barahari. Ni nayo mpamvu rero leta y'u Rwanda yabahaye license yuko ari abavuzi ba gakondo. None se nago nuza Sarongo yayigiraga birashoboka ko yabayigiraga ahubwo ibyo yakoraga nyuma y'ubuvuzi bwe nicyo cyaba cyatumye ajya mu maboko ataraje. Ni ikintu waracyumvishije? Ntago nabyumvishe neza burya ntago njya mvuga umuntu ijana kuri indi nakurikiranye. Okay nanjye sinacyumvishije neza ariko icyo ndibuvugeho n'icyo mvi nyine. Yego nubishe ngo kwihesha ikintu kitari iki muri make n'uburiganya n'imamya bumenyi ngira hari ikintu yiyise kitari cyo
adafitiye inoza nko kwiyita doctor n'urugero utari doctor hari ikintu yiyise kitari cyo yego narabyo ibintu nk'ibi so bigaragaye rero ko hari abantu wenda bamureze ubwo tuzabimenya yagize imbere y'urukiko bamureze uko nabyumvishije ashobora kuba hari nk'abantu bamuhaye amafaranga bagira ngo bagarurize nk'ibintu ibyaza yego kandi yita ko ari professional muri ibyo bintu so nizo kumva Thierry Murangira Dr. Thierry Murangira umukuru wa RIB ntabwo ari umukuru wa RIB ni umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB so avuga ngo se ngo twirwa twangaja ngo tugushyira ngo amamodoka mu esansi ngo kandi ngo hari abantu ngo bagaruza ibintu by'abandi tutavunitse urumva byumva atavuga bazaze tuhakaze ho kugira ngo tuzaye dushyiramo esansi tuzenguruka imisozi tujya tugenza ibyaha niyo bashobora gutuma bagenza icyaha bicaye hanga bakegeranya ibintu byabo bigatuma umugizwa n'abaza wibye iby'umuturage ahubwo baza tukabaha akazi yego nanjye ngashaka impamvu ari abantu batajya gusaba akazi muri RIB asiba mungane niba bafite ubwo bushobozi nizo potential sinekereza ko bagakwiye ahubwo kujya gukora amaboko mazima nka RIB bakagenda leta si inkene oya leta ikabaha amafaranga ahagije kugira ngo ay'umuntu noneho bakazajya bazana ba bantu urumva niba hari umuntu wibye imodoka leta kandi izahemba abagenzacyaha izashyiraho ama essence izashyiraho muri communication izakora ibiki ikazana uwo muntu akegeranya utwondo akegeranya amababa y'ibisiga akazana amoya y'injangwe n'imbeba akazana imirizo y'inyoni agahita byegeranya umuntu agahita bizana agahita azana amafurati n'ibindi byose urumva umwaka ukwezi gushize agaruye ibintu by'abaturage nk'icumi urwego rwamuhemba neza kandi narone n'ibya byagabanyuka niba kuko bishoboka twe turimo kwibaza reka ubwire sinzi birahe byo byita ubutubuzi kugiti cyane rero mboneraho nyine impamvu nambaye maske urumva social media haberaho ibintu iyi maske ni social media ngewe wa wundi usanzwe ndwa ahantu hasanzwe kubera social media ngiye nigize kubona Sarongo ari mu kirere ku gataro byanyabyo nyine ntabwo nariyo kuri social media yego apana kuvuga ngo ntabwo nabibonye ntabwo nahagaze ngo agende nabibonye kuri murandasi nabonye Sarongo hari abantu barimo kuribwa n'inzuki si ariho zibateje wibyo mu televiziyo inzuki zikabarya baje hangahe zikabarya zikabuza kujyayo yajya hangaho zikabuza kubuza kujyayo zikamuyobora mpaka aho yayikuye televiziyo akayisubizayo so urumva rero bibaye atari ibyo ari ubutubuzi urumva byaba ari ikintu gitangaje so niyo mpamvu rero nambaye maske ni social media kugira ngo bimwe abantu batazafata Bosco nka maske yego so rero no kuvuga ngo rero Sarongo ubu ngubu ntabwo twamuvugaho ibintu byinshi cyane kandi tutaramenya icy'ubugenzacyaha icy'ubushinjacyaha buzagaragaza igihe azabitabye urukiko yego reka tumuveho tuba tugira ngo duhe updates abanyarwanda nyine bamenye uko ubutabera bwifashe nyine ubwo twaye mu butabera ndumva twese tunahasimbuka tukaba twahava ahubwo tukajya mu nkuru zimaze iminsi mike cyane zibabaza abanyarwanda urupfu rw'umwana w'umuhungu mutoya nekereza ko ibyo bintu wagiye kubikurikirana warabikurikiranye uriya mwana yari umukiriya wanje ahantu akoreraga uriya umwana mwiza umwana mwiza kweri hapfa beza yari umwana mwiza witonda utuvuga ibintu byinshi uvuga sinawe wenyine hapfuye n'undi mwana w'umukobwa mwiza waribaga muri korora ahantu muri buno wa Shanita iyo Miss East Africa wabaye igisonga cya Miss Rwanda igihe harya ninde watwaye ikamba muwe mwaka sinibuka iby'imyaka ariko ni vuba ntabwo ari kera cyane igihe Rugagi yamuvugiraga ngo azaba Miss Rwanda akabigisonga nyuma akazaba Miss East Africa yitwa Shanita muri ubu nawe yarapfuye bamusanze muri moteri imwe bari bakora anniversaire ngo bari bakora iminsi 3 ese ubundi abantu bakora anniversaire iminsi 3 muri moteri negira impungenge ngo umwana basanze yarapfire muri douche moteri negira impungenge zo gukurikirana ubuzima bw'abantu iyo ni management nyine ya hoteli baba bafite rega n'uburyo hoteli ziba zifite imiyoborere yazo uburyo bayobora ibintu byabo urumva nekereza ko nese niba naguhaye icyumba niba ungannye unyaka icyumba nkakiguhereza biri ngombwa ko nza gukontorora ubuzima bwawe muri privacy
yeah. Ni ngombwa urumva muri hoteli haba ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu nyine bagira management strong. No kuvuga ngo ikintu hoteli ikora iyo haje abantu nk'abo kwanzira imyaka yabo ireba ni bande. Ibyo mba nabikwatse ibyo n'abanyamahanga se. Yego. No umuntu usasa mu mafia niyo mpamvu bakana ibyangombwa by'abantu. Ibyo byakwa mbere. Noneho ariko urumva abana bakoraga anniversaire no kuvuga ngo baranywaga bararyaga. Byanze bifunze ni habuze abanywaga inzoga ni habuze ko harimo abahungu n'abakobwa ni habuze iki. Urumva iyo harimo urwo rubyiruko harimo abahungu n'abakobwa harimo wenda basinze simbizi urakurikirana. Yego. Sibyo ariko ntabwo babuze gupfa. Ariko kibabaza cyane n'abana babo batoye barimo gupfa amarabira. Uri kumwana n'umukobwa wundi uheruka gupfa warasuye abahungu babiri. Yego ndabyibuka cyane. Uramwibuka. Urabona n'abana batari mu rugero ruto kandi baba mu mafamiye meza kandi barimo gucinduka. So ni ibintu bibabaje cyane. Sinzi ngicyo ngicyo umuntu yakirwanya ate ariko mu by'ukuri turi mu gahinda ko kubura abana batoye. Yego ariko by'umwihariko wenda Shanita wenda tumone Shanita cyane muri umuna we. Muri una Shanita. Yego tumuvuzeho cyane aho twakivugira kuri uwo mwana w'umuhungu dore ko yababaje abantu social media nyine ahantu hose urasanga poster uriya mwana bamuvugaho byanze bikunze nago bakuvuga bene kare akagene uri umuntu mubi mu bantu. Ngiye ndamuzi. Yego. No mwana wacecekaga. Yego. Utaryaga amagambo menshi uvuga cecetse pe kandi akunda n'abandi bajeni no mwana ufite dread no mwana ucecetse uri mu designer bafotoraga hari ibintu yakoraga nyine yabaga muri social media. Yego. Noneho the kid akaba umwana utagira ukwasa. So numvisha aka video ke byanu by'urupfu avuga ngo turimo gupfa ngeje muzo gushingura. Narakumvisha. Ni kwa kundi nahise mvuga ati ni kwa kundi umuntu wamunganye aba azikiri. Noneho tumuntu yanenga abamotari. Abamotari arimo abana beza nibo badutana mu kazi banakora subscribe nibo bantu bacu tunakunda ariko abamotari umuriya motari si bose ariko abakora buriya buryo basinjira mu kazi bagakora ibintu bitandukanye n'amategeko bakwiriye guhura n'ikibazo. Nkuriya motari wahaye The Kid moto uziko The Kid yakoze accident yitwaye. Ahetse umumotari yari inyuma The Kid ari utwaye. Hase bari uriya mumotari we nta kintu yabayira. Numvise ari n'umuntu uri inyuma The Kid akavuze ndura muvuza. Yego. Sa ukana umumotari ari. Ariko byanze bikunze nawe wasanga atameze neza. Ariko atamera neza atamera nabi urumva n'umunyamafuti. Oya pe. Urumva The Kid yaravuye mu kabari musanga pfizira saa 7. Urumva ko yari yasomye. Ateze kanwari. N'urufeye baravuga ngo agasozi rivugwaho nukarenga. Byanze bikunze. Ntago wavuga ngo umumotari nanone niwe wamwishoya ariko nyine bikubita gase bamwe bateye gutyo. Ntago bikwiriye. Uri umuntu w'umunyamwuga uri mu kazi kawe ngo uyihereze ngo umukiriya ngo nuko agiye gutwara yageze akayifata umunsi wose ahubwo akayigiriye akirirwa yitemberaho akugira ngo wove kumbe urimo gutwarira abantu yiha umuntu. Mwana giye bumara iyo nta hari gihe njya mbafite akanyabiziga kanje urumva n'umunsi nagaseze wenda ndi busome gacupa cyangwa se nkakareka ariko ngiyewe tuvuge nateze moto usanga hari umumotari wankunze byahatari n'uwanyanze byahatari wanyanze wari uwuhe wankunze wari uwuhe ngiye navuga ngo sigaho genda buhoro gendera ntudefase kandi ibyo ndibona bikangurira abantu kuba tayari kutumva ko umumotari afite ubuzima bwawe sibyo kubona agiye gukora amakosa agiye gutipaza kandi imbere haturutse kabinye mubwire tuvure hari umumotari akubwira ngo urakoze pe atsinzwe narindimo urumva ugasanga afite ibibazo mu rugo aratekereza yabuza amafaranga aratwara nta byangombwa afite abonye polisi agiye gusimbuka mutwara ntudepase itonde hano rega hanyuma yo tayari wowe nawe hakaba rero abamotari bavyanga yego akavuga ngo urumva nkora ibyo ntazi ariko emero yive ufite gindi oya rega hanyuma yuko ari umumotari abumumotari ni umuntu mbere na mbere nawe nawe yajijwe ariko arawe gukundira abamotari bazima abigukundira ati ngiye nkunda umuntu umeze nkawe ati kuko yo muri mu muhanda muri babiri mwese muri tayari biba byiza yego oya nibyo kabisa ubwo nyine Imana ihereze iruhuko ridashira yaba murumuna wa Shanita hamwe
na The Kid Imana ibahiruka bidashira Imana batuza heza sinabo gusa hapfuye abantu benshi cyane muri rusange niko nk'abo bana baje nyine dusanzwe bakabapfuye urupfu rutunguranye ari n'undi mudamu nabonye wapfuye nawe wazibiza accident nawe kiri muto kandi nawe umugabo we yaramaze amezi nkanga hapfuye namubonye so kandi nawe ni mutoya impfu z'abantu bato zirabaza oya ziraryana kabisa ziraryana cyane ahubwo ndagira ngo wenda iyo ngingo twe twayirenga kuko n'ubundi Imana nigena ibikwiye kutubaho uyu munsi cyangwa ejo ndagira ngo tuganire ku bana b'abapasteri abana b'abapasteri wa mubyeyi uri umuntu mukuru ariko ewana nta umubyeyi w'umupasteri ntago ajya yibyara bivanye hese kubera reka ngurugero usanga niba nge ndi umupasteri n'urugero ntabwo ndi umupasteri rwose ariko usanga nge ndabutse ndi umupasteri akenshi nkabyara nkunze kubyara nabyarikira kubera niko abantu benshi basigaye bavuga ngo abana b'abapasteri barananiranye n'ibirara nibo bishora mu busambanyi nibo bishora mu biyobyabwenge ndagira ngo tuganire kuri iyo ngingo kuko uri umuntu mukuru wasobanutse byanze bikunze ntabwo wabura amakuru waba ubifiteho ntabwo nayabura ariko ubundi inyamanza akaba ibyara inyamanza yego inka ikabyara inka kuko byaba bikomeye cyane inka ibyara nk'ihene nyine ni amakuru ushaka gutekereza takanagashye uzi ko inka yabyara injangwe so rero kubera abapasiteri akenshi ni abantu beza bafasha abantu ni indererwamo y'abandi buriya hari n'ukuntu ari abafatanyabikorwa na leta hari ukuntu ari abafatanyabikorwa na leta bya hafi mu gutanga disipurine mu gutanga umurongo ngenderwaho mu gusengera abantu kandi hari abapasiteri hari abapasiteri bakorana n'Imana biriseriye hakaba n'abandi b'inyatsi njya mbona ku mbuga nkoranyambaga bagenda mu birere so ariko bijya bibabaza iyo umupasiteri abyaye umwana w'ikiraro ariko nk'ibisanzwe n'umubyeyi uwo ari we wese ibaze kubyara umwana kandi uvuga ngo imfura ingana na se wenda ugasanga ibibazo kuri wowe birababaza uzanabirebe akenshi nk'abakuru b'ibihugu usanga bikunda kwita ku bana babo babona barabashyira mu gisirikare wenda akaba bikunze akaba utabikunze ariko akenshi impamvu babacisha ku mafunzo ni ukugira ngo babavanemo ibikoma babavanemo ibintu bya santima babaha ubwenge burya igisirikare kigira ubwenge bwinshi cyane urumva so bavugira ngo babe nkabo kuko nta muntu ushobora kuba perezida uko yaba ari kose ari umuntu wakwita fake ashaka kugira ibibazo bye nk'umuntu akagira ibitari byiza ariko so rero baba bashaka kwibyara yego bashaka kwibyara so rero tukiri kwa pasiteri nanjye hari uwunzi ntabwo ndi mu gihe cyiza cyo kuvuga izina rye ariko ni wowe ubizanye yego yanige hari uwunzi ukomoka za Rubavu papa we na mama we n'abapatikoti b'abandi ebana uwo musore yize no kuririmba muri korali yego ageze haranirwa iwabo pe ashyiraho direde agura ibyuma by'aba DJ ageze aho abikirara acuruza puridanse acuruza urumogi acuruza abakobwa acuruza ibiki n'ibiki ageze aho ajya mu bindi bintu agera asa mu minsi asa nk'uyunguruyemo nk'unafatishije ariko ka kantu niyo wabona amafaranga ukagura limuzine ka kantu k'uburara k'umudayimoni uruva pasiteri niba yatokesha abadayimoni bakiruka bagasanga hari umwana we uri ku muhanda urumva umudayimoni ajyaho cyane ubu byanze bikunze ahita ajya mu mwana we agomba kwinjira mu mwana we so uwo muntu rero ukibeshya ngo umushyize muri bizinesi yawe ukibeshya ngo umushyize muri bizinesi yawe yego bizinesi ijyana nawe usanga nyine hazamo ibintu by'ibibazo mu by'ukuri gusaba batararenga bagize amahirwe burya nta muntu utagororoka wenda akongera akagarukira base agasubira mu idini akaba umuntu muzima niyo atasenga mu idini rya se na nyina ariko mu by'ukuri ni ishyano umeze nk'umwana w'ikivume kandi ari umwana w'ikivume muri Bibiliya ese Bibiliya ujya uyimenya yego njya nyimenyaho hari umwana w'ikivume wanditse muri Bibiliya kubona abantu muvukana bose ari abakristo umwana w'ikirara yego kubona abo muvukana bose ari abakristo wowe ufite ibiki n'ibiki wuzuye usa ukuntu
udasa nabo, ucuruza amapuridanse, ucuruza iki n'iki, urara wifotoza mu bantu, urara nyine wasinze, uteranya abantu, usanga abantu hari aho wagejeje imishinga yabo ukaza ukayidobya, warangiza wayivangamo 2 3 4 5 ukabivuka buragiye, warahereye ryari, ibintu byose ari ukuriganya uhindura. Oya ntago bikwiye, ntago bikwiriye. Yego, wagira inama rero umera bamwe muri abo bana cyangwa se icyo nagira abana n'ababyeyi babo abapasiteri no baravuga ngo ibyaye ikibazo girite irakirigata, aba ari umwana wawe style nubwo yaba yarakunaniye, kandi nawe uko wagenza kose ngamazi arashyuha niyo girwa wambeho ukwiriye gusubiza inyuma, ugatekereza abantu warahemukiye, ugatekereza guhemukira guhera ku babyeyi bawe watannye, ugafata time ugashaka umwe kuri umwe ukamubwira utari ko bira ntago byari byo, ugasubira ku murongo kubyo birarangira. Yego yego, nekereza ko wumva abayumvishe kandi ni icaro yacu bibereye kubagira inama rimwe cyane cyane ku buzima bwa buri munsi. Yego, ndagira ngo noneho tuganire ku ngingo, ntago nahita ingingo, ni ikibazo kiri mu rubyiruko, kiri mu bakobwa mu bari b'u Rwanda, ubusinzi bukabije buri mu bari b'u Rwanda. Mana yanjye merutse kujya n'ubundi aho hepfo, nubwo tuvuga ngo bahise ngo uribuka ko bitaga kisimenti mu minsi yashize. Yego, ariko n'ubundi byanze bikunze ubusinzi buracyari mu rubyiruko nyine, by'umwihariko no mu bakobwa. Ese naba mbibona kimwe nkawe cyangwa wenda wowe ufite ukundi bibona? Sasa ubusinzi mu bakobwa actually mu bari b'u Rwanda mu by'ukuri ntago hasinda abakobwa gusa. Reka ndabigeraho, ntago hasinda abakobwa gusa, abantu benshi barasinda, abasaza barasinda, abasore barasinda, abagabo barasinda, ariko ni bya bindi by'umuco, ni bya bindi twatonze kuvuga ku mwana w'umupasiteri, no kuvuga ngo igihugu cyacu reka tugeranye n'umupasiteri. Abakobwa uvuze tubagereranye na wa mwana twavugaga. So no kuvuga ngo umuco w'igihugu cyacu twize kuvuga kuri foto kuma tuvuga ngo ntago yaraza agahugu umuco n'akandi umuco. Amateka y'igihugu cyacu, umuco wacu na umugore w'umusinzi wabagaho, habagaho wasinzi, akaba bake wasinzi, ariko kubona umugore wasinze byari gitangaza. Ariko nanize saha ubona ko umugore rwose umugore wasinze uramureba nawe akavuga ati ibi ngibi nago bibereye. Mwana ko n'umwana mutoya w'umwangavu wasinze 18 18 21 23 umusinzi, nje mba nibaza uwazahekera u Rwanda. Biba ari ibintu bikomeye cyane, ariko ubusinzi bwahozeho no mu myaka ya mbere, ntabwo itangiye uyu munsi. Njyewe mbabwira nka experience, umugore wanyeze kumbabarira experience nge nabonyesheje amaso yanjye, urumva. Yego, hari umukobwa umwe wari inshuti yanjye, ariko atari inshuti bindi bya bindi, ndavuga nyine twari mu bikorwa twakoranaga by'akazi. Arambwira ngo tujye, habaga akabari ku Gisime hariya mu maferuje ya Giporoso bitaga Legend Kejero, kitwaga LG. Baba warayibonyeho? LG ndayumva. Noneho ubwo byari nka 2017. Yego. Uzi ikintu cyabaye icyo gihe, nge nari manager wa hoteli nayo, ubwo nabyo yarabimenye, yitwaga The Mira Hotel. Yego. Ndaza nari yo nabaga nagize akazi kenshi, hari icyumba nafataga nkaryamamo. Noneho njyana n'uwo mukobwa, twari twiteguye umushyitsi uvuye Tanzania, umusitari cyane ukina filime, tujya kumureba. None tugeze muri Legend nako LG, dusanga hari umukobwa wasinze, sindi uvuga izina rye. Yego, yasinze byahatari yabaye byaze. Noneho ndavuga nka kubyara mwe, mbona ariko abantu batangiye kumfotora. Uzi cyabaye? Yego, nafashe umukobwa mushyira mu ivatiri hamwe n'abandi bagenzi banjye twajyanye, bamwe bo muri sinema, tumugisha mu gikari, tumushyira muri lift, tumujyana mu cyumba cyanjye nararagamo. Urumva? Muteze yombi. Turangiza twebwe dusigaryanye twisubira hehe mu mirimo nk'ibisanzwe. Twasohotse twisubira gusohoka. Mukomeza kwiryoshya. Noneho urumva muri hoteli mu gitondo haza abana bajya kumesa iki amashuka kugira ngo bahindure ibyumba. Na wa mukobwa ko yasinze yagiye muri ya mashuka y'umweru kuvure, arazinyarira koko. Yego, arazinyarira, urebye yaranyaye,
ari cyo arahanyara ari cyo nini birapfumura mattress protector biratemba noneho baraca mu gitondo saa 12 turataha ariko nanone twahita tujya kumukanya tabareka tureka ruhuke twinjire nka saa 2 yego twiziye nka saa 2 icyabaye ntago kizi urumva yari ataza haryamye twasanze yabyutse ariko we atazi ibyo yagize ate ahantu aryamye yari yagize blackout yarabikuye yabona aryamye ahantu muri hoteli mu cyumba cyiza amashuka y'imyeru iki byose hari televiziyo mu cyumba hari AC yari aratekereza hano nahageze ne yego ariko asanga yahanyaye koko noneho hari ikintu nshaka kuvuga aho gana ni ibintu byinshi asanga hanyaye noneho ntaza hari ariko akibuka ko nimugora arabwe n'umugezi we bajyanye hehe ahantu ariko akaba atazi kuntu yavuye agacaza ahantu aryanye akaba atazi n'ukuntu yahageze yego turaje mu gitondo tuje kumureba arikanga urwenya izingira amashuka tose nta myenda yindi mugenzi yaramuzaniye haba ikibazo urumva mugenzi we afata umwanya asubirayo kujya gute kujya kuzana imyenda araza muzanira imyenda arambara none ikibazo rero amashuka araza kumisaba yari yanduye bro yego ashobora no kuba ari amashu yari no muri period niko nabyita ntarabona n'amaso yego so none aho ngaho ndashaka tuhavugeho ibintu bibiri tekereza abajya kumesa y'amashuka bazi ko ari icyumba cyanjye baraza kubyakira bate naye n'umuntu mukuru igisubizo uracyumva noneho tekereza noneho kata ndi bukore kugira ngo bifurwe ibyo bintu kandi bimenyekane ni story ndende yego story ndende kabisa noneho tekereza umwana w'umukobwa wabyutse utaza ahantu aryamye niyo topic none utaza ahantu aryamye wasinze uburyo ari bubwitwara noneho tekereza kuba ataza ahantu aryamye ese twe twamujyanye ko tuburetse twabaye abavandimwe nari hamwe n'umuvandimwe cyangwa inshuti ye magara twamuryamisha tumuhunza abantu noneho iyaza kuba yatwawe n'abandi bantu babagize nabi bari umusambanye bari umutere sida bari umutera inda bari ndamwica yego byarashobokaga byose kuko urumva yari yasinze mu buryo bukomeye rero niyo mpamvu ngira ngo tube twavuga kuri tukiraho rero urumva wa muntu wakabaye basambanyije bateye indwara bakabe bishe bakabe bakoze ibintu bakabe bamurepinza ari barenze umuntu umwe ari umwana w'umunyarwandakazi urumva yego so ibyo bintu rero imaze kubona aba bana b'abakobwa barimo gupfa abangaba n'abasore nahise nibuka iyo maje yo hambere hashize imyaka ingahe ishize yego ndavuga rero hari ibintu nabonye bihuze n'amasaha urabona ibi bintu byo gufunga ubari gahunda ya leta nziza twubaha yo gufunga ubari saa 7 cyangwa saa 8 yego biriya bintu ndavuga ubugenzuzi nabonye ntihagize urwego ruza kunyurwa nabi nari nabisobanura ndavuga ibintu nitegereza abantu benshi barataha bavuye mu bari bakajya mu bintu byitwa ama house party yego ama house party no kuvuga ngo timu y'abantu 10 15 20 26 bakajya gushaka handi banywera bagashaka karadio ka bluetooth bakajya mu cyumba kimwe kinini cyo muri hoteli runaka cyangwa cy'ahantu bagashiramo bluetooth mu nzu y'umuntu umwe bakaceza bakanywa byeri bakazikura ku mabutike bakazuza mu nzu bavuye mu kabari urumva none bagiye kunywera ahantu hari n'uburiri so imbavuze nk'ibi ngira ngo ndabure nacyo bagitekerezeho ese dufunga ubari noneho hagomye ibintu bya bafunga abantu bagende nk'uko ngo cyangwa nabyo babifunga babishakire
uburyo babiboroka nabyo kuko birateza ikibazo nge ndabizi ndavuga ikintu nabonye cyangwa se bafungura ubari cyangwa se bashaka izindi nzira kuko abantu ababyeyi bacu bafite ubwenge bwinshi kuturusha ikintu kimwe kiviramo ikindi kintu yego so dukomeze twanzike yego nifuza ko twasoreza nyine kuri iyi ngingo ariko by'umwihariko tugira inama bashiki bacu cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange baravuga ngo kabaye icwende ni koga niyo koze ngira ngarukiye aho ariko mu by'ukuri uruva umuntu wabaswe n'agacupa ntago yakavamo so numvise avuga ngo Miss Muheto uruba turukya bya bintu twavugaga ngo bamufungure ngo bavugire bamuhe ngo ambasaderi ngo watumweresi ngo ikintu bice ariko sicyo kibazo bamubara n'umwana mutoya ahubwo bakamukangurira bakabimuha akabikora cyangwa ntabikore ariko ikintu kiruta cyose ndasaba leta ndasaba za nzego izi ngizi zishinzwe ibijyanye n'ububari bufungwa amasaha runaka mbasaba baze kwiga nyuma y'akabari babana bari basinze ari mu mwuga wo gusinda bagiye hehe babitekerezeho batekereza aho abantu bagiye cyangwa bongere baduhe faveri tugeze mu gitondo aho kugira ngo bajye mu after party hashashe hari n'inzoga twigurire mu kabari dutahe mu gitondo so nitwa BBM nitwa best manager muduharangira akazi hari ibintu tujya dukora twubaka club twubaka ububyiniro twubaka lounge tumanaginga bare clubs byose turabimanaginga ushaka kufite ikibari kinini cyane cyakunaniye ushaka kufite hotel yakunaniye duhamagare twangarije tuyimanaginge tuguhesha amafaranga n'ibyafubye turabipfubura nitwa BBM Imana ibahe umugisha yego nk'ibisanzwe rero mukomeze mudukurikirane 5 kuri Umuzi TV mukora subscribe share and comment ariko mwabikoze ukanda subscribe ko n'amafaranga bisaba gukora share ko nandi bizaya nitiwaguze zirabikora ndi inshuti yawe urabona umugabo mvunaje muri ibi bintu please bikore yego ikiganiro cyo nakagaruka salam shalom